Ingaruka ya kane yo kubwira abantu bose ibibazo byawe ubonye bishobora kukongerera stress n'agahinda. Bishatse gusobanura yuko gusangiza ibibazo byawe abantu benshi bishobora gutuma umuhangayiko no kudatuza ufite aho kugira ngo bigabanuke ahubwo birushaho kwiyongera. Impamvu ni uko muri abo ubwira ibibazo byawe buri wese ashobora kuguha inama mu buryo bwe abyumvamo butandukanye n'ubwa buri wese ubwira, bityo ukaba wabura inama y'ukuri ishingira ufata icyemezo cyatuma ubonera umuti w'ibibazo byawe. Kugira ngo wumve neza kino kintu, reka twifashishe runo rugero. Umuntu ashobora kwirukanwa nko mu kazi yakoze amakosa akumva ko ari ikibazo kimukomereye, kandi nibyo koko kwirukanwa ku kazi nta kindi kintu ufite kigutunga kiba ari ikibazo gikomeye. Noneho uyu muntu akumva ko buri muntu wese mu bo baziranye agomba kumubwira icyo kibazo yahuye nacyo kugira ngo bamugire inama y'icyo yakora. Aha niho ashobora kubwira umwe kuri cya kibazo, wa undi akamusubiza ati ihangane uzabona akandi kazi vuba. Yagisha inama undi akamusubiza ati none se byagenda ute ko n'ibintu bikomeye utazabona n'akandi kazi vuba. Undi yabwira nawe akaba yamubwira ati andika ibaruwa isaba imbabazi urebe ko wasubizwa mu kazi. Undi abiganirije nawe akamubwira ati ubundi se si wowe wizize wishora muri ariya makosa, hangana n'ingaruka nyine. Uyu muntu rero urumva ko bitewe n'uko yakira inama cyangwa ibitekerezo by'abantu benshi bitandukanye bizatuma abura icyo yakora n'icyo yareka, namwongerera stress, kuko urumva ko haba harimo n'abamubwira amagambo y'urucantege namwongerera agahinda. Aha rero inama ni uko niba wumva ko ugomba kuvuga ibibazo byawe, shaka nk'umuntu umwe cyangwa babiri wizeye aba ari bo ubwira ibibazo byawe kugira ngo bakugire inama nziza y'icyo wakora. Ingaruka ya gatanu yo gusangiza ibibazo byawe abantu bose ubonye ni uko guhora usangiza ibyo bibazo byawe ku bantu benshi bishobora kukubuza kugera ku mahirwe runaka. Iki kintu nimba utari ukizi, uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo ukimenye niba ushaka ko amahirwe runaka azajya kugeraho nk'abandi bose. Kubera yuko hari nk'abantu babuzwa kwinjira nko mu kazi kari gutangwa cyangwa bakabuzwa n'andi mahirwe bitewe n'uko bagenda babwira ibibazo byabo ababonetse bose, kandi wenda ako kazi banagashobora. Hano wenda dufashe urugero, ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi runaka ariko ukajya wirirwa ubwira umuhisi n'umugenzi ko ufite ubwo burwayi. Ibi bituma niba ari nk'abantu muri ako gace bari kuguha nk'akazi cyangwa ikiraka runaka, bazumva ko nyine urwaye ako kazi cyangwa icyo kiraka ntibabe bakiguha, kandi wowe wumva ko ubwo burwayi butakubuza gukora ako kazi. Usanga nyine uhora wibuza amahirwe yatuma ubona amafaranga yo kugutunga kandi bikanakubabaza. Niyo mpamvu rero atari byiza kugenda ubwira buri wese ibibazo byawe bitandukanye by'ubuzima bwawe, cyane cyane nk'ibishobora kuzitira amahirwe yakugirira akamaro.